dukeneye umwuka muri twe nk'uduha ubuzima buduhishurira Kristo wazutse. Haleluya. Kristo ntibamwiga mu ishuri, iyo bamwigize mu ishuri bamumenya mu buryo bw'amateka gusa, ukamenya ngo ni umugabo wavukiye muri kiriya gihugu, akaba sinzi Betelehemu, Galilaya, Nazareti, akagenda ukamumenya nk'umuntu wa histoire gusa wo mu mateka. Ariko mwuka we yaje mu buzima bwacu aduhishura Kristo wapfuye akazuka. Haleluya. Hanyuma tugakizwa. Iryo ni ryo tangiriro ry'agakiza. Muranyumva nshuti z'Imana, ntiwagira imbaraga zo guhamya, ntiwahagarara Kristo ngo wambukiranye ibihe by'imvura ubyambukiranye, iby'izuba ubyambukiranye, ibyo kugeragezwa na Satani ubyambukiranye, ibyo kwigishwa n'Imana ubyambukiranye. Ntiwabishobora udafite umwuka wera. Niyo mpamvu Yesu yabigize itegeko ngo bategereze. Haleluya. Ariko ni bande bahabwa umwuka wera? N'abafite inyota. Inyota ikora iki mu muntu? Inyota itera umuntu kujya mu byanditswe atabyumva. Inyota itera umuntu kwikingirana mu nzu atazi gusenga. Haleluya. Ariko agakinga avuga ati ngiye kurambarira imbere ye, ngiye gusenga, atazi aho bahera. Inyota itera umuntu kujya mu materaniro atayasiba. Inyota itera umuntu guhora yumva ijambo ry'Imana. Hanyuma hagati aho ngaho muri ibyo byose byo gushaka Imana kabakaba. Haleluya. Yiyiriza uyu munsi, ejo bigakunda, ejo bikanga kongera. Hagati aho ngaho ijuru rikamubatiza. Ariko abahaze badafite inyota naho bazigera bahurira n'umwuka wera. Kandi kubw'ibyo data azabura abamuhamya, kuko ntushobora guhamya udahawe izi imbaraga. Haleluya. Isi ifite imbaraga zo kukurasa imyambi y'uburyo bwose kugira ngo utazaba umuhamya ufite imbaraga. Ariko inyota, kwigira ku birenge bya Yesu n'umwana muto yabishobora, n'ukwicara ku birenge nk'uko Mariya yabigenje. Kavuga ati nzajya mu materaniro numva ijambo ry'Imana. Mfite intege nke ariko nzajyayo. Nziga ijambo ry'Imana, sindyumva ariko nzarisoma. Niko yankone Filipo yabatije nuko byari bimeze. Ngo yaravuye gusenga Yerusalemu, agenda asoma mu muzingo wa Yesaya. Agenda avuga ibyahanuwe kuri Yesu, agenda bisoma ariko atabyumva. Ariko yararimo kugira gute? Gusoma. Ntiyabyumvaga ariko yararimo kugira gute? Gusoma. Ntabwo uzasoma Bibiliya ariko wayumvise, kuko ntuzigera uyumva. Uzayumva watangiye. Umuntu asoma igice akavayo ntacyo yumvise, ariko agasoma agasigarana umurongo umwe, akandika, akitoza, agasoma. Mwuka wera yabona iyo nyota. Haleluya. Akagukora nka bya bindi yakoze ku ntumwa ze, ngo azihuhaho zitangira gusobanukirwa ibyanditswe. Haleluya. Icyama umutima ukagirira Imana inyota. Iyo ijuru rivuga ngo twabuze umuntu watugendera, nuko rijya kurebera gasanga twese duhugiye mu by'abapagani bahugiramo. Yesu yaravuze ngo biratangaje kuba mwiganyira ibyo kurya n'ibyo kwambara, ngo kandi ngo ibyo n'ibyo abapagani basaba, ngo data wambika uburabyo akagaburira inyoni, ngo aziko mubikwiriye. Ese ibyo biravuga ngo ntukore? Oya, kora, ariko ukorane umutima udahagaze. Ubu hari abantu badashobora gufunga amaduka yabo ngo bajye mu materaniro ngo kuko ari bwo abakiriya bazi. Ninde uyobora abakiriya mu iduka ryawe? Ni Imana.